nagiye kubona mbona habayeho umuyaga mwinshi. Noneho uwo muyaga uzimagizwa n'igicu cy'umukara. Ino message iri mu bice bibiri. Igice cya mbere ni kivuga kuri Kongo. Igice cya kabiri ni kivuga ku Burundi. Rimwe na rimwe birashoboka ntabwo abantu bose bumva ubutumwa uko Imana ibutanze, ariko nibiba byiza abantu bose bakumva ubu butumwa bakwiriye kuhindukira bakava mu byo barimo mu nzego zikurikira: inzego z'ubutasi bw'u Burundi, inzego za gisirikare ndetse n'izigera kwa perezida. Izi nzego zombi zikwiriye kumva neza ubu butumwa kugira ngo bihane. Imana yihanganiye aba bantu igihe kinini, irababurira igihe kinini, ariko kumvira Imana birabananira. Hanyuma irambwira ngo aba kubera ubwicanyi n'ibitero byo kurenganya abantu biri gukorwa n'ubu butegetsi, Imana irambwira ngo ntago izabyihanganira. Imana irambwira ngo yururukije imbaraga, nibwo yahise marino jambo, irambwira ngo yururukije imbaraga zo guhorera abantu barimo barengana, barimo bakurwa mu byabo, barimo bacuragatana. Noneho ndi gusenga nagiye kubona mbona imodoka zitwara perezida wa Kongo. Noneho ngiye kuzibona mw'icyo gicu, kuko urabona mu gihe Farawo yarakurikiye Abisiraheli buyumvishe ko agomba kujya mu rugamba, nagiye kubona mbona imodoka z'intambara za Kongo, mbona ndetse na perezida ari hagati y'izo modoka. Ngiye kubona mbona imodoka ya perezida, mbona bayirashe kompora. Mbaza Imana ntiko birantabisobanukiwe. Imana irambwira ngo iyi ngoma iriho yo muri Kongo, igihe cyayo kirimo kirarangira. Kuko nagiye kubona habayeho kwinangira. Ndabizi neza hari abantu benshi bashobora kuzashyiraho amakomenti atandukanye, ariko hari ikibazo se nibashaka bazayashyireho. Gusa umuhanga, umunyabwenge yakabaye asenga. Ubaka kanya mbivuze nk'umuntu uri kwa perezida Gisekedi, mbivuze nk'umuntu uri kwa perezida Gisekedi, nashyire inkoni hasi, namanika amaboko. Nabonye igihe kigera bakamwihakana, harimo n'uyu muperezida w'i Burundi uriya Neva, nabonye amwihakana. Rero mu kumwihakana, reka nongere nguhe ikaze wo ukomeje kubana natwe aho uherereye hose mu bihugu bigiye bitandukanye. Tubifuriza kugubwa neza. Turongeye turagarutse n'umutumirwa, ni pastori, abari bamuzi cyangwa se batamuzi ni pastori. Hanyuma ni umuntu w'Imana, ni umuhanuzi, akunze guhanura ibintu kandi bigasohora. So niyo mpamvu dusanzwe tumutumira buri munsi. Hanyuma uyu munsi wa none turongeye turamwakiriye. Umeze neza pastor? Ndamahoro. Amakuru y'iminsi? Turashima Yesu. Yego. Hanyuma mbere yuko dutangira ikiganiro cyangwa se dutangira n'ubutumwa utuzaniye, nagira ngo ubanze udushyire imbere y'Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, tugushimiye ko ubanye natwe tukagera amahoro, kandi tuguha icyubahiro kuko ubigikwiriye. Mu isi no mu ijuru nta yindi Mana ihwanye nawe. Nyemerera ube muri nge, imbaraga zawe zibe kuba dukurikiye, kandi ubutware bw'Imana buganze. Turinde kwikoresha, ahubwo dukoreshwe n'ijwi ryawe. Uturinde kwishyira hejuru, ahubwo dushyire hejuru izina ryawe. Urakoze Mwana, kumvishe gusenga ni mu izina rya Yesu, amen. Pasa, dusanzwe dukorana ibiganiro by'ubuhanuzi, ariko cyane cyane harimo abantu bakirensa ubuhanuzi butambuka. Ukavuga ati se kuki uhanura ibyago, kuki mudahanura ibyiza mugahanura ibyago? Hanyuma nagira ngo ahangaha use nkaho dusobanurira gatoya
mu buryo Imana ikora n'uburyo Imana itambutsa, buri muntu wese atambutsa uko Imana yamutumye. Hanyuma mbere y'uko udugeza ku Imana yagutumye, nagira ngo banze udusobanurire iki kintu, kuki abantu b'iyi minsi batakizera ubuhanuzi ahubwo bizera ibitangaza. imitima y'abantu irarwaye, ntabwo yizera ukuri. Yego. Ikindi kubera ko rimwe na rimwe iyi Imana irimo ivuga ku bintu abantu bazi neza ko bihari, kugira mu rwego rwo kuyobya icyo nakwita amarari, bagaragaza ko ibyo bintu atari byo. Yego. Hanyuma ndashaka kwibutsa abadukurikiye, Imana ntabwo ijya ivuga amahoro ahari ibyago. Yego. Yona Imana yaramubwiye ngo nagende i Nineve, aburire umurwa waho, awubwire ko mu minsi 40 n'amajoro 40 hazarimbuka. Yona ntiyabyumva kubera ubugome bw'ab'i Nineve, kubera ibyo yahuye nabyo. Twe rero turashimira Imana ko turi ku ngoma ya Kristo. Yego. Nta yindi mpamvu rero ituma babukerenza. Ariko njya nkunda kugaruka mvuga ngo twe turi abantu b'Imana. Kristo yaraduhamagaye, kandi ntabwo yaduhamagariye kugira ngo abantu bapfe barimbutse, ahubwo yaduhamagariye kuburira abantu kugira ngo abari mu ngeso mbi bazivemo, Edeni bagarukire Imana kandi bumvire ijwi ry'Imana. Yego. Yego. Hanyuma uyu munsi wa none Imana irimo iratambutsa ihe message. Uyu munsi wa none message nabonye yanteye ubwoba nanjye ubwanjye. Yego. Hanyuma mbere yo kugira ngo nze hano ku itangazamakuru manafashe umwanya wo gusenga, afite ubutumwa bukomeye. Umuntu wese ukunda igihugu cya Kongo, ukunda igihugu cy'i Burundi, afata iya mbere mu gusenga. Yego. Kuko nabonye bitoroshye. Yego. Hanyuma rero reka nguhe umwanya uduhereze message, ni karibu. Murakoze cyane. Dufatanye gusoma ijambo ry'Imana riri mu Ngoma za 2, Ingoma igice cya 20, duhere ku murongo w'10. Igitabo cy'Ingoma za 2 igice cya 20 n'umurongo w'10. Avuze ngo Ingoma za 2 igice cya 20, kandi turasoma n'umurongo w'10. Avuze ngo iki? Ingoma za 2, ibyo Ingoma za 2 igice cya 20 n'umurongo waho w'10. Ingoma 2:20 umurongo w'10. Haravuze ngo nuko none dore Abamoni n'Abamowabu, Yego, n'abo ku musozi Seyiri, abo wabujije Abisiraheli ko babatera ubwo bavaga mu gihugu cya Egiputa, ahubwo bakanyura hirya ntibabarimbure. Yego. Urumva? Hanyuma nkomeze, komeza hepfo gato. Havuze ngo 11 havuze ngo dore uko batwituye kuza kutwirukana muri gakondo yawe waduhaye kuhazungura. Mana yacu ntiwakemera kubahana. Hariho akabazo. Yego. Mana yacu ntiwakemera kubahana. Nta mbaraga dufite zo kurwanya izo ngabo nyinshi ziduteye, kandi tubuze uko twagira, ariko ni wowe duhanze amaso. Amen. Wakongeraho no hepfo gatoya 13 nuko Abayuda bose bahagarara imbere y'Uwiteka bari kumwe n'abana babo batoya, Yego, n'abagore babo n'abana babo bakuru. Imana iguha umugisha. Urakoze cyane. Hanyuma ino message iri mu bice bibiri.
igice cya mbere yego ni ikivuga kuri Kongo, igice cya kabiri yeah ni ikivuga ku Burundi. yego rimwe na rimwe birashoboka ntabwo abantu bose bumva ubutumwa uko Imana ibutanze, ariko nibiba byiza yego abantu bose bakumva ubu butumwa bakwiriye kuhindukira bakava mu byo barimo mu nzego zikurikira: inzego z'ubutasi bw'u Burundi, inzego z'ubutasi bwa Kongo, inzego za gisirikare ndetse n'izigera kwa perezida. Izi nzego zombi zikwiriye kumva neza ubu butumwa kugira ngo bihane. Ndi gusenga yego nagize iyerekwa, numva ngize ubwoba, numva ngize agahinda. Nagiye kubona mbona habayeho umuyaga mwinshi. Noneho uwo muyaga uzimagizwa n'igicu cy'umukara. Hanyuma mbaza ku icyo gicu cy'umukara mbona handitseho Kongo. Mbaza Imana nti Imana ko ibi bintu ntabisobanukiwe none ni ibiki? Imana irambwira ngo mbwira abantu yuko Imana yihanganiye aba bantu igihe kinini, irababurira igihe kinini, ariko kumvira Imana birabananira. Hanyuma irambwira ngo aba kubera ubwicanyi n'ibitero byo kurenganya abantu biri gukorwa n'ubu butegetsi, Imana irambwira ngo ntabwo izabyihanganira. Imana irambwira ngo yururukije imbaraga, nibwo yahisemo rino jambo, irambwira ngo yururukije imbaraga zo guhorera abantu barimo barengana, barimo bakurwa mu byabo, barimo bacuragatana. Noneho ndi gusenga nagiye kubona mbona imodoka zitwara perezida wa Kongo. Noneho ngiye kuzibona mu icyo gicu, kuko urabona mu gihe Farawo yari akurikiye Abisiraheli buyumvishe ko agomba kujya mu rugamba, nagiye kubona mbona imodoka z'intambara za Kongo, mbona ndetse na perezida ari hagati y'izo modoka. Ngiye kubona mbona imodoka ya perezida, mbona bayirashe kompora. Mbaza Imana ntiko birantabisobanukiwe. Imana irambwira ngo iyi ngoma iriho yo muri Kongo, igihe cyayo kirimo kirarangira, kubera ko banze kumvira Imana, bakiringira ubutunzi bwabo, bakiringira umuntu ubasha kubyumva mu Giswahili abisemure, n'ubasha kubyumva mu Cyongereza cyangwa mu Gifaransa abisemure uko nguko, ariko ndavuga ubutumwa uko Imana yabuyimbwiye. Hanyuma irambwira ngo kubera ko aba bantu biringiye imbaraga z'ibihugu, biringira imbaraga z'ubutunzi bafite, birengagiza ko ari Imana yabahaye igihugu, birengagiza ko ari Imana yababwiye ko bagomba gukora ibyo ibategetse. Imana yababwiye rero ntibabikoze, aho kugira ngo babikore barimo baramena amaraso, barimo barashaka kwica abantu, barimo barazana ivangura ry'amoko. Imana yambwiye ngo iyi ngoma igihe cyayo kirarangiye, kuko nagiye kubona mbona mu rugo rwa nyakubahwa perezida Gisekedi, mbona haragoswe, mbona hagoswe n'ibintu byinshi bimeze nk'intozi. Mbaza Imana ntibi ni ibiki? Imana irambwira ngo igira ingabo nyinshi zirwana. Hanyuma Imana irambwira ngo hatabayeho kwihana, umuntu wumva neza uru rurimi amusemurire, hatabayeho kwihana ngo ace bugufi imbere yabo yahemukiye, imbere yabo yihakanye, Imana igiye gukoresha itegeko rizamwicaza kandi ntazongera kwibuka. Kuko nagiye kubona habayeho kwinangira. Ndabizi neza hari abantu benshi bashobora kuzashyiraho amakomenti atandukanye, ariko hari ikibazo se nibashaka bazayashyireho. Gusa umuhanga, umunyabwenge yakabaye asenga. Ubaka kanya mbivuze nk'umuntu uri kwa perezida Gisekedi, mbivuze nk'umuntu uri kwa perezida Gisekedi, nashyire inkoni hasi, namanika amaboko yemerera Imana. Yego, kuko hari abantu yiringiye, kuko mw'iryo yerekwa nagiye kubona mbona hari abantu benshi yiringiye, ngo yumva hari abantu bamuri inyuma, ngo kandi ngo uko bizagenda kose ngo bazamufata. Nabonye bamuterera. reka da
nabonye igihe kigera bakamwihakana, harimo n'uyu muperezida w'i Burundi uriya neva nabonye amwihakana. rero mu kumwihakana nagiye kubona mbona Imana inyeretse ahagaze asigaye ari wenyine. mbona abasirikare yari yirindiye babaye nk'umuyaga. Imana irambwira ngo mbabwire ngo bashyire umupira hasi basenge kandi bubahe Imana, kuko Imana ntizabura gukora icyo yagambiriye, kandi imigambi yabo Imana yambwiye ko itazasohora. kubera iki? ibyo barimo bakora bitandukanye n'ibyo Imana ishaka ko bakora. ibyo barimo bategura ntabwo Imana iri kumwe nabo mw'ibyo bitero barimo bategura. ni nayo mpamvu Imana yampaye ino mesaje. bakimara kumva ino mesaje basabwa guca bugufi bakihana bagasenga. mukozi w'Imana, hanyuma bagasenga mu buhe buryo? Imana impene irino yerekwa yagize ubwoba, ndabyuka ndandika. Imana yambwiye ko bakwiriye gusengera bino bintu by'ibyago biteye, bagasenga imitima y'aba bantu igaca bugufi. mu gihe Imana yavuganaga nanjye yambwiye ngo amaboko yabo, mu gihe batiringiye amaboko y'Imana bakiringira amaboko yabo, Imana n'Imanda ya Sire yavuze ngo igiye kugaragaza amaboko yayo, igaragaza imbaraga zayo, igaragaze ko ari Imana. nubwo rimwe na rimwe Imana ibatumaho, rimwe na rimwe ikabasanga, ijwi ry'Imana kuryiringira byaranze, mwiringira amaboko yanyu. Imana yavuze ngo mbabwire ngo ariyo yonyine mwiringira, kandi musenge mwiyirije ubusa, kandi muce bugufi musabe imbabazi, hanyuma abantu mwakuye mu mitungo yabo mubagarure. kandi Imana irambwira ngo ibyo byose nimubikora izabagirira neza, ariko nimutabikora nagiye kubona mbona ibyo mwiringiye bibaye impfabusa, mbona ibyo mwiringiye bibaye nk'umuyaga utumurwa. rero bene data b'abakongomani ndetse n'abari mu nzego z'ubuyobozi, ndabizi neza mwarize, mufite byinshi mugezeho, ariko birakwiriye ko muba maso mugasenga, birakwiriye ko muba maso mukabana n'Imana mu buryo bumwe cyangwa n'ubundi. kubera iki? kubera ko imbaraga z'abantu zikora igihe gito, ariko imbaraga z'Imana zikora igihe kinini. hanyuma mu ntambara yose umuntu yarwana, iyo hatarimo Imana, iyo hatarimo gukiranuka, mene iyi ntambara kuyitsinda biragora, kuko icyo gihe ugiye guhangana n'Imana. Imana rero yambwiye ko mukwiriye gusenga mugasengera igihugu, yambwiye ko mukwiriye gusenga mugasengera aya marira y'imfubyi, aba bantu muri kumenesha, aba bantu mubona ko atari bamwe namwe. Imana ishimwe cyane. Imana yambwiye ko mukwiriye kubisengera aho muri hirya no hino. waba utari, hari abo mwamenesheje bava mu mitungo yabo baramenengana baragenda. abo rero birakwiriye ko mufata umwanya mugasenga Imana, kandi mugaca bugufi kugira ngo Imana ibagirire ibambe n'ubuntu, Imana ibagirire neza, kandi Imana ibiteho cyane. ubuntu bw'Imana n'imbaraga zayo bibe kuri mwe. natwe iyo dusenga tukabona zino mesaje twumva ziduteye agahinda, twumva zitubabaje cyane, ko tutifuza ko hari abantu barengana, kubera ko abandi batumviye Imana. duhora dusenga tubwira Imana ngo Mana urengere isi yose, kandi nabo wahaye ubushobozi bibuke ko ubushobozi bw'amafaranga n'ibindi ntaho bugera, ariko ubushobozi bw'amasengesho bugera kure. impamvu Yehoshafati afata umwanya wo gusenga nicyo cyonyine cyatumye atsindishirizwa, nicyo cyonyine n'abayuda, nicyo cyonyine cyatumye bagera ku ntego y'icyo Imana yari ibakeneye.
amaboko y'abantu ntacyo amaze, amaboko y'ibihugu ntacyo amaze, ariko amaboko y'Imana hari icyo yakora, kandi muri icyo yakora harimo no kugira ngo abaramire, abagirire neza. Imana ibiteho kandi Imana ibagirire neza. Tugeze kuri shapitiri ya 2. Shapitiri ya 2 ivuga ku gihugu cy'i Burundi. Iyi shapitiri ya 2 aha nahageze numva ngize ikikango, ngiramo n'ubwoba. Mbaza Imana nti Imana, kubera icyo ukunda kumpa message z'abavandimwe cyangwa se z'abaturanyi? Irambwira ngo aba bantu banze kuyumvira, ibatumaho kenshi ntibumvire. Ubaka kanya meze nk'uri kwa perezida w'i Burundi. Ndabizi neza ubu butumwa burakugeraho. Hanyuma Imana yaguhaye igihugu, ntabwo yaguhaye kumena amaraso. Imana yaguhaye igihugu, ntiyaguhaye guhemukira abantu, uvanguramo. Ntiyaguhaye kumenesha abantu bamwe ngo banyage ibyabo. Imana yavuze ngo mbabwire abari mu nzego mwese, nimbe mudasubije iby'abandi mwatwaye, mukareka iyicarubozo muri kwica abantu mwizo gereza, mubatoteza mubahora aho baturuka. Imana yavuze ngo mbabwire ngo ije guhangana namwe, kandi nimanuka ntizasubirayo. Ishobora kuzafata iyo guverinoma yose nimbe hatabayeho kumvira Imana ikayikuraho, ariko nihabaho kwigarura mukumvira Imana, mugasenga, mukabana n'Imana, Imana izabagirira ibambe. Kandi birakwiriye ko muyoboza Imana inzira, kuko ibintu byose muri gukoreshwa n'ubwenge bw'amashuri ntibishoboka. Birakwiriye ko musenga, birakwiriye ko mubana n'Imana, birakwiriye ko muyoboza umwuka wera nk'uko mbere byari bimeze. Birakwiriye ko muha agaciro amasengesho, birakwiriye ko muha agaciro abasenga, birakwiriye ko muha agaciro ubutumwa bwiza mwakira, kuko nta kintu na kimwe kirogoye umugambi w'Imana. Nta bushobozi, nta mbaraga byahangara umugambi w'Imana. Ariko nimba uri kumva neza iyi message, biragusaba kuba maso no gusenga, biragusaba kuba maso no gusengera igihugu aho waba uri hose. Waba uri muri Australia, waba uri muri Canada, aho waba uri hose, ukwiriye gusenga imitima y'aba bantu igahinduka. Ukwiriye gusenga ukava muri ibi, ukava mu byo urimo, ukakira Yesu nk'umwami, akakuyobora, akakubera umucunguzi. Kuko Imana yambwiye ko ibyo bikorwa itazakomeza kubyihanganira. Imana ibagirire neza, Imana ibiteho, Imana ibarwanirire. Ibikorwa bibi mukora mubireke, mwubahe Imana, musenge, mwubahe Imana, muyigarukire. Ni Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Ngira umubabaro iyi Imana intuma message z'amakuba. Abantu bamwe barabaza ngo kubera iki tuvuga message z'amakuba, ngo ahantu hamwe n'ahandi nihatubwira tuzahavuga. Kuko icyo twiyemeje ni ugukorera Imana. Gusa ngize umugisha nge nawe, wowe unkurikiye, wowe uneza amatwi, ngize umugisha wahinduka, ngize umugisha wabona ko izo mfubyi zirimo zirira, ngize umugisha wabona ko aba bapfakazi bari bafite abagabo, ngize umugisha wabona ko abo bana muri kohereza mu gisirikare kugira ngo bamene amaraso, abo nabo ari abantu nabo bagiye kubamenera ari abandi. Ibyo byose, ibyo ntabwo Imana yabibashyigikiyemo. Mushyire umupira hasi, musenge. Kandi ndabizi neza ni musenga, ntabwo Imana izababwira ngo ibyo bintu muri gukora ari byo. Ayo magereza mwafungiyemo abantu, Imana yambwiye ko namwe igiye kubafungurira izindi. Abo bantu muhora mutoteza amanywa nijoro, abo bantu muhora mukandamiza, mwitwaje icyo muri cyo n'imbaraga mufite, Imana igiye kumanura imbaraga zayo i Burundi. Nimbe mudashyize umupira hasi, Imana igiye kumanura umuriro wayo, kandi uwo muriro numanuka ntawe uzabasha kuwuzimya.
ubwo yabaramburiye amaboko mukanga kumva, kubacyaha mwanze kumva, nayo izabakina ku mubyimba mwagize ibyago. ubwo muhora mwishimira kumena amaraso y'abandi, ubwo muhora mwishimira kurya imitungo y'abandi, Imana ntabwo izabyihanganira. Zenikuta enimana yasire, ndabizi neza ntabwo uri bunezezwe nabyo kuko utunzwe n'iby'imfubyi. Ndabizi neza ntabwo uri bunezezwe nabyo, urabizi neza kuri ku ngoma warayikuyeho wari uyiriho. Ariko uko bisa kose wagakwiriye kuba amaso ugasenga, wagakwiriye kubaha Imana ukumva ko Imana Mwuka Wera i Burundi yahoze hayobora. Mukwiye kuhakura iki gicucu cy'umwijima kihagaragara, iyi soko y'amaraso n'amarira birimo bihaboneka. Ni mwebwe bo kugira uruhare. Abaturage bishwe n'inzara, murimo muragura intwaro zo kwica abantu gute? Ibyo bintu Imana bigezaha. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo mugarukiraho, kandi nimutabikora murabona uburakari bw'Imana vuba. Nimutabikora murabona uburakari bw'Imana. Abantu benshi baratatanye ku bwanyu, ntimushaka kubumva, ntimushaka kugira ngo mwumve abaturage. Nibiba byiza murekura iby'abandi, Imana ibagirire neza. Ubutumwa Imana yantumye nubwo abasenga musenge kandi musenge, mushishimura imitima yanyu, mwe gushishimura imyambaro, mushishimura imitima mujye imbere y'Imana muyibwize ukuri, mwibwire ngo Mana twarayobye, twabonye uburyo tujya mu bubari, tujya mu marogi turinezeza, duta ubuntu bwawe waduhaye uburyo tubukoresha nabi, ariko turagarutse natwe turahari ngo tubasengere. Ntabwo twifuza ko ayo makuba yabasohoraho, ntabwo twifuza ko ibi bintu byababaho. Imana ishimwe. Abakongomani n'abakongomanikazi, mwe kumvira amatwara yabo babashuka, bana nzambe, yes, babacamo ibice. Mwimure abakongomani bene wanyu mubarwanye kubera ubutegetsi bubi. Bagiriye inama, mugarukiraho musenge. Ndababwiza ukuri, ntacyo muzakora, ntabwo muzabishobora. Imigambi yanyu ntabwo izahama, nta nubwo izasohora, kuko Uwiteka icyahagazemo ntabwo kijya gitsinda. Abo murimo murwanya bavuganye n'Imana, barimo kugikumba, bari gusenga. Abo n'abana b'igihugu muri kwirukana, murabirukana ngo bajye hehe? Imana yambaje ngo mbabaze ngo murabirukana bajye. Ubwo muzasubiza Imana ntimusubize. Mukwiriye kuba maso, mukwiriye kunyurwa nuko muri, mukwiriye kutarobanura ku butoni. Abandi bananiye nawe ni 30. Mukwiriye kuba muri kumwe n'abandi, ariko muri kubasunika ngo bigireyo. Imana ibafashe abumva neza uru rurimi, musemurire ababishobora mubishyire mu rurimi n'abandi bose bumva, kuko iyi message ni kubagaho. Ndabashimiye. bana pastori, Yego. Iyi message irakomeye, ireba abarundi n'abakongomani n'abandi bose, abandi bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se bumva ururimi rw'ikirundi. Hari n'abakongomani bumva ikinyarwanda. Uyu munsi wa none hari uwakumva iyi message akavuga ati ariko se mbese agashyiraho comment itari nziza, uyu muntu we wamubwira iki? Oya no. Umunyamakuru reka nkubwire, njyewe naje hano mvuye gusenga, sibyo? Yego. Kandi njyewe ibyari ibyanjye no gutanga message, sibyo? Sindi umunyepolitike, sindi umusirikare, yewe nta nubwo ndi meya, sibyo? Ndi umuturage usanzwe, sibyo? Abo bashyiraho comment babanze bibaze ngo yego, uyu muntu uduhaye message akora iki mu gihugu? Yego. Nimba ari abahanga koko barize, babanze bamenye twe dutumwa n'Imana.
nta wundi uba wadutumye n'Imana. Hanyuma nimba ari Imana yadutumye tubure kubivuga se? Imana ibagirire neza. Abarundi ndetse n'abarundikazi bakwiye gukora iki? Bakwiriye gusenga, nabivuze. Kandi basenga? Oya, gusenga ni ugusubiza iby'abandi. Gusenga ni ukuticira abantu kurwara nk'inda. Imana yambwiye kwa ziragereza barimo bahonyoreramo abantu. Uza abantu, uza umuborogo uri mu magereza ari i Burundi, uza umuborogo w'imfubyi uhari. Nge ntabwo ndajyayo ndakubwiza ukuri. Ariko iyo mbibonye mwiyerekwa, mbibona ibi bintu nasenze, ndababara, ndarira mwiyerekwa. Kuki Imana aba bantu badahinduka? Imana inambabarire kuko nari nanze kubivuga. Yego. Nari nanze kubivuga kubera iyi message irakomeye. Ariko navuze no kugira ngo nanirwe kumvira Imana. Abantu bazabikoresha uko babishaka. Ariko icyampa ngize umugisha abantu benshi bahinduka, kandi n'aba bantu bari kwicwa iyicarubozo bari mwaya magereza yo muri Kongo ni Burundi. Imana yabatekerejeho, kandi yabatekerejeho pe, ntabwo nkubeshye. Yego. Wicishije inkota zicishwa iyindi uko byagenda kose. Ubona intambara yahariye muri Kongo nk'umuhanuzi yarangira iti? Intambara yo muri Kongo ntabwo izarangizwa n'ibihugu, izarangizwa n'Imana. Bo ubwabo bari kwitera. Impamvu bari kwitera neza, bari kurwana nani? Urimo urarwana n'umwana wawe? Uri kurwana n'umwana we ngajyaye? Ni ikibazo. Ngaho mbwira, wa mwana we numusohora mu nzu azerekeza? Ni ikibazo. Rika iki kintu bo ubwabo bakwiriye kubaha Imana. Nibimika Imana mu mitima yabo, iyi ntambara izarangira. Ariko mu gihe bakiringiye imbaraga za zahabu na korota n'ibindi, bakiringira imbaraga z'abazungu, ntabwo bizakunda. Kisekedi mwana Kirombo, urabona yakagombye gukora iki Kisekedi ubwe nk'umuhanuzi cyangwa se nka pastor? Rega uri intumwa y'Imana, uri umuvugishwa w'Imana. Nabivuze haruguru, akwiriye gukora ibintu bibiri. Akwiriye gutanga amahoro mu bantu bose ari guteza ivangura. Atabikoze arava ku butegetsi apfuye. Uvuze? Atabikoze, mbese adatanze ubwiyunge mu mitima y'abantu, agakomeza agashora intambara, azayigwamo. Nabibonye. Ushatse kuvuga ko Kisekedi agiye gupfa? Natumvira Imana arapfa. Ariko niyumvira Imana araza kubaho n'umuryango we. Ushatse kuvuga ko agiye gupfa? Manda ishobora kurangizwa n'urupfu. Urabihanuye cyane? Ubihagazeho n'amaboko abiri cyane. Nge naje hano ntumwe n'Imana, nta wantu. Bo baziringira amafaranga yabo. Urebe, birakwiriye ko bareka abakongomani bari kwirukana, n'abari abanyamurenge bari kwirukana, bakaguma mu gihugu, kuko kiriya gihugu ni kinini. Barabirukana bajyeyo. Imana yambajije ngo mbabaze ngo barabirukana bajyeyo. Kandi bose ari abantu bamwe. Tureke ko ari abantu bose, n'abana ba Kongo. Yego. Niho Imana yambwiye ngo azasigara abona ari wenyine, azisanga ari wenyine. Abo yari yiringiye bamukoshonye, intwaro yari yiringiye zibaye supayadi. Kuba Neva yafatanya n'uyu muperezida wa Kongo, kuba bafata u Rwanda bakarushyira mu gatebo kabi. Ibyo u Rwanda ntabyo nzi. U Rwanda ntabyo. Nk'umuhanuzi wowe nibagerageza, u Rwanda turasenga. Nibagerageza, Imana yo mu Rwanda bazayibona. Ibyo bazapime. Waduha ikimenyetso? Ikimenyetso? Ikimenyetso naguha kimwe.
ikimenyetso intego yabo ntiyagezweho. Yaravuze ngo namara kujya ku butegetsi ngazakuraho Kagame. Ntarabugeraho. ariko icyo akoze akabi gasekwa n'akeza. Arakuraho umuntu washyizweho n'Imana. We yashobora kuba yarashyizweho n'amafaranga. Yego. Akabeshya abakongomani. Ibi ntabwo kandi bamugana abakongomani baranashukika cyane katabishoboye. Ntibabigerageje se? Katabishoboye, kafite zahabu, afite nta nubwo ari i Burundi gusaba muri inyuma, hari n'ibindi byinshi. Yego. Ariko imigambi yabo ntabwo izahama. Kuba Neva yohereje ingabo 10,000 hariya Uvira agiye gutangayo umusada, bishobora ko Neva azacyura ubusa, ahubwo nawe azayigwamo. Akubwiza ukuri. Ariko ari ubuhanuzi bwagiye busohoka bavuga ko hagati ya Perezida Neva na Tshisekedi harimo umuperezida umwe ugiye kuzapfa. Abantu batwumve neza, kugira ngo bumve neza ko ari Imana ivuze ibi bintu, babitegereze barabibona vuba. Amaye reka dutegereze. Hari igihe iyo abahanuzi barimo bahanura babibona nk'ibintu biraho nk'ikimenyetso. Yego. Hari umuntu ukomeye muri Kongo ugiye gupfa. Hari umuntu ukomeye muri Kongo napfa azavugisha amahanga, agiye gupfa. Kandi ubwo namara gupfa hazaba hototera nde? Perezida. Murabihanuye. Hari umuntu ukomeye muri Kongo mu mutima w'igihugu ugiye gupfa. Ndani mu gisirikare. Ubwo napfa Tshisekedi azaba nimba hatabayeho guca bugufi ngo bihane. Erega nibihane ni Imana ishaka. Warumbajije ikimenyetso ndakikubwira. Ubwo wari urimo wibaza ngo ibi ngibi bizaba ryari? Yego. Mu gihe cyose ujye ubitegereza uzabibona vuba. Hari umuntu ugiye gupfa kandi napfa, intambara yabo izaba ifirinze. Ibyo bategura byose, ibyo 10,000 nibashaka bohereza 100. Marayika yaramanutse mu ijoro rimwe atsinda 180. Yego. Bya Sanikarebo. Kuko Imana yari yavuze ngo Sanikarebo araza kwicwa n'umuhungu atari yinjira mu rugo. Yego. Niko byagenze. Kandi koko niko byagenze. Ibyo rero nta kibazo. Igifite imbaraga ni igifite imbaraga nuko abantu bumvira Imana bagasenga, nta bindi. Urakoze. Yego. Hari umuntu wakifuza ko mwasenga na baduha nimero zawe? Nimero zanjye uraza kuzibona kuri screen. Kuri screen. Kuri Rehoboti bakoresha ya comment. Yego. Hanyuma kandi turabakunda ni ibisanzwe. Ariko kandi nimero yanjye ni 0788 20 44 79. Imana ibaho umugisha. Yego. Hanyuma wadushyira imbere y'Imana ugasengera n'abantu, imitima y'abantu bashobora guhamuka yibigiye kuba muri Kongo ndetse ni Burundi. Gusenga ni inshingano zacu. Mpavuze ngo ni inshingano zacu. Dusenga nk'abantu bazajya mu ijuru, ntabwo dusenga nk'abantu bazapfa. Sibyo? Nitunapfa tuzapfira mu mwami. Yego. Umwuka nawe atinda hari. Gusenga rero ni ngombwa ko dusengera abantu, kandi ntabwo ari ubu tugiye kubasenga, ntabwo tugiye gusenga kuri kamera nk'umuhango, ahubwo duhora dusengera isi yose ngo ibone amahoro. Gutambutsa ubu butumwa ntabwo turimo twishimira ibyago, ahubwo nababajwe nabwo nk'uko nabivuze. Turifuza ko aba bantu bahinduka, bamara guhinduka Imana igakora imirimo n'ibitangaza. Imana ibaho umugisha. Mana mu izina rya Yesu Kristo, izina rifite imbaraga n'ubutware, izina riri hejuru y'amajuru, mu izina rya Yesu ubutumwa uko wabuntegetse ndabutambukije. Imitima ibwumva, ntabwo dusenze ngo habe amakuba mu isi, ahubwo turasenze ngo habe amahoro mu mbaraga z'umwuka wera. Reka ubutware bw'Imana n'imbaraga zayo ibyo bibane natwe, kandi ubushobozi bwawe Kristo ubwo nibutuzi nikuta enimanda nibutugaragareho. Urakoze mwami,
urakoze kubana natwe muri byose kandi ukatugirira neza kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu wabambwe twebwe tukabamburwa amen. Turabakunda Imana ibaho umugisha. Ciao ciao. Reka dushimire abari badukurikiye tubabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka.